Avambu y'ibintu yo kuraja nererwa mpena mu mashiga ashaje ibyo nabyo byazavamwe ubusema. Sibye n'ifi n'ifiriti mu gisombe ndabizi. Ariko papa ntugafe ku muntu nazanye ari kukubwira ko n'ibindi abizunguza wowe utekereza iki? Go Medi. Edi. None sheshe ntakaye kare muri Tremosi ko numva munda bimeze nabi kandi ndumva nshaka kujya ku kazi gira vuba kandi ndakerewe. Ariko papa nawe uragatangaza ukaje ro watetse icyo cyayo waragitetse. Ariko nawe rero uvuga gakeye ushobora kuraza nteza abaturanyi bose ngo ninjye uraje uteka ahangaha. Nase ko mama amwirukanye n'umukozi 500 kumuzana byara kunaniwe ugira ngo mvuge ngo iki. Yose uvuze ko nta cyecare muri Tremosi. Uko ni ngombwa ngo uvuge ngo ninjye watetse ejo. Acyayicyaremo rero ibintu byamaje no kubirambirwa usigaye ugena ngo ugiye mu kazi ugataha nijoro bikarinda naho mbwiri kubera kuza wasinze. Ariko sha wowe ushaka kumfatanya na nyoko kuza nasinze ntabwo byo biraza bivuga ngo uzamuraho ijwi gute. Papa njye ugira ushaka umukozi ibi bintu ngenda birambiwe byo kuva ku ishuri kajya ku biryo byatetswe ejo bundi. Cyane nabyo nuko bibibonye ngo se nka ukajyana na nyoko ubundi ubyo ngibyo uri kuvuga uri kubibona. Byatetswe ejo bundi. Erega papa ibyo bintu tunabireke nta n'ikintu byatugezaho ahubwo hano hirya hari n'umukobwa uri gushaka akazi ni umukobwa munini ukamuhaye nawe yagakora. Ayo sha ubundi hari umuntu akubwiye ko ngiye nshaka umukozi ahangaha. Nta mukozi nkeneye. Papa rero nimba ari ibyo ngibyo nimba nta mukozi ushaka ujye ureka ibintu byo gusinda utaheka ruteka ibiryo nirire. Ntabwo bufite Ibyo bintu byo gusinda ubireke cyangwa mbere yuko ejo uzajya mu kazi azaba hari mu gitondo muvugana. Ntacyo nyine aje zapfe kumubwira ze tuvugane dore ndanisaziye. Nta mpamvu y'ibintu yo kuraja nererwa mpena mu mashiga ashaje ibyo nabyo byazavamwe ubusema. Ese kuri ubundi njya ku kazi. Ari ngufitiye inkuru nziza rero. Iyo nkuru rero ni iyihe? Dore wambwiye ko ushaka akazi. Yego narabikubwiye none se wakabonye. Papa yabyemeye ugomba kuza ugakora mu rugo ariko yavuze ngo ugomba kuza mukabanza mukabonana. None se nze tugende none cyangwa nzaze ejo? Oya ubu ngubu papa ntawe uhari yagiye mu kazi kandi nanjye ubu ngubu ngiye kujya ku ishuri ngo uzaza ejo mu gitondo najya kujya ku kazi aba ariho muzabonana. Cyitonderwa kandi mu gitondo kare kare uzaba wahashyitse. Nta kibazo ubwo nabyumvise ejo mu gitondo nzaba nahashyitse. Amafaranga umutekano nayatanze wowe wanzindukiye gute muri iki gitondo zinduka ku muryango iwanjye amafaranga y'irondo ejo ntabwo nayatanze. None se urarebye ubarangenza n'umunyerondo. Ese nyine mutera umunyerondo iri joro wabyutse uje gukora icyahangaha. Ari wahageze se uzi kuzinduka nicyo ngukundira ariko komera. Hanyuma se nawe muraziranye? Ibintu byarakomeye da nawe ndumva ukaze usigaye uziranye n'abanyerondo. Ariko papa ntugatesha umuntu agaciro umunyerondo umubonye. Nase muko nimba nibuka neza ntabwo ambwiye ko uri umunyerondo. Ntabwo ndi umunyerondo ahubwo naje gusaba akazi. Papa we none nakubwira guraje uteka. Mbaraga cyo wakuroze ntigeze akaraba. Urabivuga ko wagira ngo urugo n'ugwaho. Ngateka. None se araje ateka ibyo wahashye. Ajya muko nawe ngiye kukubaza. Wowe waje gukora icyahangaha. Yakuzinduye. Nyine umuhungu wanyu yari yambwiye ko hano mukeneye umukozi.
nari nje kureba nyine byari byo. none se numva akazi kashobora no kuboneka uzi guteka ifi Sibye n'ifi n'ifiriti mu gisombe ndabizi. ewe iyo si umukozi ni ikirara abanza ni buri yigendera. ariko papa ntugapfe ku muntu nazanye ari kukubwira ko n'ibindi abizunguza wowe utekereza iki ni ibice azunguza sha mwese musururu moja banamurenga hari Ariko boss nubwo unyimye akazi njye nari kurajyana na Rutamika. ndi wundi sha ni wowe mukozi narinjye ndiye garuka ukora akazi sha kibaye ikigoryi noneho barata